Muri iyi video ngiye kukubwira ahantu 10 hateye ubwoba kurusha ahandi ndetse ko ugomba kuhitondera mu gihe uhazi ukitondera no kuhatemberera. Aha ni muri La Paz hafi na Bolivia cyangwa se muri Bolivia, ni umusozi ukunzwe kwitwa Yungas Road, umusozi bahimbye izina ry'urupfu Death Road. Ni umusozi uherereye muri Bolivia utinywa n'abantu benshi ku isi. Ni umusozi utabaho turinda abasazi ndetse ni umusozi waciwemo imodoka bitewe n'abantu bapfiragamo ugereranyije ku mwaka. Hapfaga abantu 200 kugeza kuri 300, ubwo nawe uhita utekereza umunsi umwe abantu bapfaga uko bangana. Ni umusozi uteye ubwoba cyane. Aha tugeze ni muri Tanzania, ni ikiyaga cyitwa Natron giherereye muri Tanzania ndetse ni ikiyaga gikunda kubamo inyoni zitwa flamingo, Lesa flamingo. Izi nyoni nizo zonyine zifite ububasha bwo kuba muri iki kiyaga ndetse zikanororokeramo. Hari inganda zagiye zicibwa kubera ko zabangamiraga izi nyoni. Iki kiyaga ni ikiyaga kibamo umunyu mwinshi, ugasanga ntabwo ari byiza ko abantu bavoma ayo mazi ngo bayakoreshe cyangwa se bayanywa cyangwa se bajya no kuyogamo, kubera ko ubuzima bw'abantu benshi n'inyamaswa zigerageza kujya kuhashoka cyangwa se kuhanywa amazi buhaburira ari bwinshi cyane, ku buryo nta muntu n'umwe nagira inama yo kuhatemberera ngo abashe kuba yakwigira nk'izi nyoni za Lesa flamingo, kubera ko zo zifitemo ubudahangarwa bwo kuba muri iki kiyaga ndetse zikamaramo igihe kirekire, dore ko zidafite ububasha bwo kujya kuba hasi kubera ko zahita zihaburira ubuzima. Benshi bibaza igituma izi nyoni zo zifite ububasha bwo kuba muri iki kiyaga, ariko ni ikiyaga giteye ubwoba cyane kurusha ahandi. Ahantu ha gatatu ni muri Congo Rainforest, ni ishyamba riherereye mu burasirazuba bwa Congo. Ni ishyamba rinini cyane kandi riteye ubwoba, ririmo ibiti byinshi ndetse n'inyamaswa z'inkazi. Hagaragaramo inzoka z'ubwoko bwose, hari inzoka zizwi mu bwoko bwa anaconda, hari n'izindi nyamaswa ziteye ubwoba ubona zijya kwitwara nk'abantu, ariko inama nakugira ni ukudatemberera muri iri shyamba udakoresheje drone basi ngo ibashe kuguha amavideo, dore ko na drone uyikoresheje uri hejuru mu kirere idafite ubushobozi bwo kuba yaguhereka hasi uko byifashe, kuko ifite ibiti birebire cyane bishobora kuba bifite metero 300 uvuye hasi. Iri shyamba ryo ubwaryo hagati muri ryo ryifitemo akantu kameze nk'igishanga cyangwa se nk'ikiyaga cyajemo. Ni ishyamba rigira inyamaswa nyinshi, zirimo intare, zirimo inzovu, zirimo imbogo. Izo nyamaswa rero uramutse uzigezemo nkubwije ukuri ko zitabasha kukureka. Usibye n'izo nyamaswa yewe hari inyamaswa zizwi nk'inzoka. Mu by'ukuri ntushobora kurenga metero 3 udahuye n'inzoka muri iri shyamba. Ni ukuvuga ngo waba ufite amahirwe make cyane yo kubaho, kubera ko 0.5 byawe waba usigaranye byo kubaho, ntago byaguha ubushobozi bwo kugenda metero 50 utarahura n'inzoka ngo iguciro. Reka tuvuge ko washobora kugira amahirwe, ariko iyo nzoka iguciyeho ntabwo warokoka habe na gato. Aha tugeze ni mu gihugu cya Ukraine, mu gihugu cya Ukraine. Uyu ni umwe mu mijyi iteye ubwoba ku isi kandi ikanganye. Nkuko mubireba kuri screen murareba ukuntu amazu ya etage yahindutse kuri ubu ku mugabane wo muri iki gihugu. Navuga ko umugabane w'Uburayi, za Ukraine ni igihugu giteye ubwoba cyane bitewe n'intambara gihoramo n'Uburusiya. Bivugwa ko abantu benshi batangiye guhagarika ingendo zerekeza muri iki gihugu ndetse n'abakerarugendo. Ibyo biteza imbere iki gihugu haba kugitemberera barabihagaritse burundu, kuko haravugwa inkuru zigenda zicicikana bavuga ko abaturage bagerageje gusura iki gihugu bagera kuri 80 bapfaga ku munsi. Ni intambara ikomeje kuba muri iki gihugu, aho usanga ubutaka bwaho bwose bwinshi buteze mine, ugasanga hari amagrenade, ku buryo amahirwe yo kurokoka wageze muri uyu mujyi ari ibintu biba bitoroshye cyane habe na gato. Ubundi intambara igiye gutangira itangirira mu mujyi nk'uyu mwiza, ariko reba ukuntu umujyi wahindutse. Uwakubwira magana y'amamiliyoni y'amadolari aba yarashoboye kugira ngo kuri etage uri kureba kuri screen yawe yuzure. Ariko inzu nziza nk'izi ukabona zisigayemo abantu bake, abantu igihe bagenda bububa bigunze. Ni ibintu bikomeje kubabaza abantu batari bake, ndetse batangiye kugira n'ihahamuka ryo kuba batekereza kuba basura uyu mujyi wa Ukraine.
Ubundi abantu benshi bumvaga ko Ukraine n'Uburusiya bizarwana nk'umwaka umwe cyangwa se amezi 5, intambara ikaba irahagaze, ibyo bapfaga bikaba byasobanutse nyine bagize ubwumvikane, ariko intambara yarakomeje kugeza na n'ubu hashize imyaka irenga 3 intambara y'Uburusiya na Ukraine iri kuba kandi ntabwo yigeze ihagarara habe na gato. Iki ni kimwe mu bikwereka ko uyu mujyi uteye ubwoba kurusha izindi. Iki ni ikirwa giteye ubwoba giherereye muri Brazil, bakunze kucyita Snake Island. Ni ikirwa kitabaho umuntu, ni ikirwa kidashobora no gutinyuka kugira umuntu n'umwe uhatemberera. N'iyi foto urabona ko ari satellite yayifashe cyangwa se drone. Ni ikirwa ushobora kugenda hari ahantu uri kureba mu ishyamba, uko ugiye ukagenda usangamo inzoka wagira ngo ni amazi, inzoka kandi z'ubumara. Muri iki kirwa habamo inzoka z'ubwoko bwose ndetse n'inzoka utarabonesha amaso yawe nk'uko ndaza kuzikwereka. Habamo inzoka z'umutuku, habamo inzoka z'umuhondo, habamo inzoka z'ubururu. Ni ukuvuga ngo wowe usanzwe uzi inzoka zisanzwe nka za anaconda, ariko se nk'iyi nzoka ugiye kureba wari bwayiboneho na rimwe n'amaso yawe? Ni inzoka isa n'umuhondo, ubona ko nyine yizingazinze, ubona ko ari nini cyane. Iyi nzoka iyo ikwegereye byo byonyine uri nko muri metero 100, kuguciraho biba byoroshye cyangwa se kukugezaho ururimi. Abantu benshi batinya kuba batemberera kuri iki kirwa cya Snake Island giherereye muri Brazil, kubera ko abagerageje kuhagera nta n'umwe wagarutse amahoro, banababuriye irengero kubera ko ntago bari kubona uburyo bajya kubatabara kubera ko izi nzoka zari zabariye. Tugeze muri Amazon Rainforest, ni ishyamba riherereye muri South America. Ni ishyamba rinini cyane rikunda kuvugwa ko habamo ibiti bigenda nk'abantu, aho ushobora gusanga igiti wagisize muri Nyabugogo muri uyu mwaka wa 2026, wazagera mu mwaka wa 2027 ugasanga cyageze wenda nk'Iremera cyangwa se cyageze nka Kicukiro Centre. Abantu benshi bakunda kumva aya makuru nk'ibihuha, ariko ni ukuri kutwereka ko muri Amazon Rainforest usibye kuba habamo inyamaswa z'inkazi ziteye ubwoba, ngo burya iri shyamba riranagenda. Zimwe muri izo nyamaswa z'inkazi ziteye ubwoba harimo nk'iyi ngiyi uri kureba. Ibi ni ibisimba bikanganye cyane ndetse ubona byitwaye nk'abantu, usibye kuba bimeze gutya gusa. Ni igisimba ntakugira inama yo kuba wahura nacyo amaso ku maso, kuko ubuzima bwawe bwaba bugeze ku iherezo. Ibi bisimba mu by'ukuri abantu bagerageje kujya kubireba, murabizi abakerarugendo bakunda kujya kubireba ibisimba nk'ibi ngibi, ariko ntabwo ubuzima bwabo bwagize amahirwe yo gukomeza. Nk'aka gasimba uri kureba hano ni agasimba kajya kumera nk'igikeri, ariko nanone ku rundi ruhande kajya kwitwara nk'abantu. Ibaze ko gashobora gusimbuka mu masegonda 15, kagasimbuka metero 800. Ibaze umuvuduko kaba gafite kabaye kagukozeho, ubuzima bwawe bwaba buri mu kangaratete. Ni agasimba gashobora kukuruma direct ugahita witaba Imana bidasabye kumara amasegonda 50. Hano uri ku Mulava Media TV, je muri kumwe nitwa Murego. Ndagusaba kugira ngo tujye tubana mu makuru nk'aya ngaya, ubucukumbuzi bukomeye. Kora subscribe ubundi tuzajye tubana, maze kugira ibihe byiza.